warayakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Ariko ikitubesha aha njya mbabwira ibi uko nshobojwe na Kristo ngo tubera hano gutyazanya. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi ngo niko umuntu akaza undi. Bene data mureke twirinde tutazumira ku gishitsi kandi bigaragara yuko tugiteweho, kandi bigaragara yuko igishitsi tukiriho, kandi tubivuga, kandi tuvuga ubutumwa nk'uko tuvuga, kandi tubwiriza, cyangwa se tuba mu nsengero dusenga gusa. Twebwe turi amashami ngo rero twebwe ubwacu ntacyo twashobora gukora ngo keretse tucyometse kuri cya gishitsi kugira ngo duhabwe imbaraga zo kugira icyo dushobora gukora. Ashimwe cyane, abashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Nongeye kunezererwa Imana igira ubuntu n'imbabazi ko yongeye kutugirira ubuntu tukaba twongeye kugaruka imbere y'Imana yacu tuvuga kugira neza kw'Imana yacu, kuko Imana yacu ni nziza. Nicyo cyatumye turema no kugira ngo tuvuge gukomera kw'Imana yacu. Yesu ahabwe icyubahiro cyose. Abadukurikiye bose ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ndanezerewe cyane iyo mpagaze mvuga kugira neza kw'Imana yanjye. Mba numva agiye ubwanjye nsubizwamo imbaraga kuko mba ndimo gukora icyo naremewe, kuko naremewe guhesha Imana yanjye icyubahiro. Iyo ndimo gukora uwo murimo rero mba numva umutima wanjye unezerewe cyane. Tugiye gusenga rero. Hanyuma dukomeze. Ntari natangira gusenga reka ntangire mbibwira. Amazina ni Mugeni Sikovi Nyagatare, ndi umupasiteri, nkunda Yesu. Niyo mpamvu nza no kumuhamiriza abandi, kubabwira ineza ye, gukomera kwe, ubuntu bwe, kugira ngo imbabazi nagiriwe namwe mushobore kuba mwazigirirwa. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro cyose. Reka dusenge rero hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Nyaguhora ku ngoma Imana asenga iri hejuru y'isi n'ijuru. Nongeye kukubaha gitare kisunzwe n'amahanga no kugucira bugufi cyane, kuko nongeye kuguhirwaho ngo akanwa kanjye kabumbukire. Mwami Imana yacu, kuvuga gukomera kwawe n'imbaraga zawe. Buri muntu wese aho ari hariho hose ushobora kumva ururimi mvuga nona, ndasaba ubuntu bw'Imana butagira akagero kugira ngo bumuzeho. Mu izina ry'umwami wacu Yesu, ijambo ryawe ribe rizima mu mitima y'abantu bawe, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro cyose. Nejejwe n'Imana nk'uko nari ntangiye mbibabwira, kuko yangiriye ubuntu bwo kumenya, hanyuma nyuma yo kumenya ikantoranya nkayigiriraho umugisha kugira ngo mbumwe mu bahamya kugira neza kw'Imana yanjye, mbumwe mu bavuga gukomera kw'Imana isumba ijuru n'isi, kuko ari cyo twaremewe. Kandi tumaze kugirirwa ubuntu bwo guhishurirwa ineza y'Imana, duhitamo kuyimenyesha abatari bayimenya kugira ngo ubwo buntu twagiriwe tububasangize namwe mu bugirirwe bakundwa. Yesu ahimbazwe cyane. Yaba ari buri muntu wese, yaba umusore, yaba umugore, yaba umugabo, yaba mu giti cyurimo icyo ari cyo cyose, nta rwego ruhari rudakeneye imbaraga z'Imana, nta rwego ruhari rudakeneye ubuntu bw'Imana, nta rwego ruhari rudakeneye kubaho kw'Imana. Ukuri ukuri ko kose ukeneye imbabazi z'Imana. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu tuza aha ngaha kugira ngo tuvuge ubwo buntu twagiriwe, tuvuge iyo neza y'Imana yacu, tuvuge gukomera kw'Imana yacu, kuko ibyo duhamya nibyo twabonye. Ntabwo ari amakuru twumva dukura ku bandi bantu, ahubwo urukundo twakunzwe na Kristo n'imbaraga ze yatumanuriyemo, agakuraho imisozi yari imbere yacu, akaringaniza hari hataringaniye, agatunganya ibyari bidatunganye, kugira ngo tubone neza y'Imana. Ibyo nibyo tubazaniye kubabwira, kugira ngo nawe warurushye, nawe warubabaye, nawe wari wihebye, nawe wumvaga ibintu bidashoboka, nawe wumvaga bitemera, ndagira ngo nkubwire yuko niba waramenye kugira neza kw'Imana, niba waramenye inzira y'umusaraba, nta kidashoboka imbere y'Imana yacu,
kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo bidashobokera abantu ku Mana yacu birashoboka. Hari kimwe gusa nashaka kubibutsa, ni ukumenya yuko hari inzira yateguwe kugira ngo nituyinyuramo tuzahura no kugira neza kw'Imana. Yesu ahimbazwe cyane bakundwa. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Ibice 15 turahera ku murongo wa mbere. Imana y'Isiraheli duhana umugisha kugira ngo dushobore kumva neza y'Imana icyo Uwiteka Imana yacu dushakaho. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice 15 umurongo waho wa mbere. Yesu aduhana umugisha cyane. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawo uwuhingira. Nige muzabibu w'ukuri, data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose muri nge ritera imbuto, ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto rikurwaho. Iryera imbuto ryose aryihanganyaho amahagi. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo rirusheho kwera imbuto. Ngo kugira ngo rirusheho kwera imbuto. Yesu aravuga ngo nige muzabibu w'ukuri, data ni nyirawo uwuhingira. Ngo kandi ishami ryose ritera imbuto arikuraho, ngo kugira ngo iryere imbuto naryo ryaganyweho amahagi. Impamvu ngo kugira ngo rishobore kwera imbuto, rishobore kwera neza ryisanzuye. Yesu ahimbazwe cyane. Bene data, iri jambo nararisomye numva rirantangaje cyane, yuko nta kindi gishitsi gihari dushamitsweho. Haleluya. Niyo mpamvu buri muntu wese muri twe ukwiye kwiyumva nk'ishami, kandi ishami rihabwa agaciro no kwera imbuto. Iyo riteza imbuto ngo rikurwaho, ngo kugira ngo iryere imbuto ryo rihabwa agaciro, rirusheho kongererwa izindi mbaraga cyangwa rihabwa ubundi buzima. Rya rindi ritera imbuto ryamaze gukurwaho, kuko akamaro k'ishami ni kamwe n'imbuto. Yesu ashimwe cyane. Dukwiye kwita rero ku mumaro wacu, kubera yuko n'uburi ishami ukaba utera imbuto uzakurwaho mwene data. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Iritera imbuto rikurwaho, ngo hanyuma iryera imbuto naryo rikaganywaho amahagi, ngo kugira ngo rishobore kwera imbuto neza ryisanzuye. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro cyose. Natangajwe nuko mu isi yose nta kindi gishitsi gihari. Umuntu uko yaba ameze kose, uko wakomera kose, urwego waba uriho urwo ari rwo rwose, igishitsi ni kimwe gusa, ngo hanyuma twebwe turi amashami. Haleluya. Ngo kandi ayo mashami nayo agahabwa agaciro kubera imbuto. Iridafite imbuto rigakurwaho, ngo hanyuma irifite imbuto rikaganywaho amahagi, rikongererwa izindi mbaraga. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. None ubu mumaze kwezwa n'ijambo bakundwa, ijambo mwumvise, ijambo mwamenye, nawe wari utararimenya. Impamvu itubesheje hano kugira ngo turi kumenyeshe umenye inzira ukwiye kunyuramo kugira ngo ushobore kuba ishami ry'agaciro. Haleluya. Mugume muri nge, nanjye ngume muri mwe. Ni mugume muri nge. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo ni muguma muri Kristo, cyangwa nituguma muri Kristo nibwo nawe azaguma muri twe. Haleluya. Nkuko ishami ritabasha kwera imbuto, kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Amen. Ishami ritabasha kwera imbuto nta gaciro riba rigifite. Ishami ritabasha kwera imbuto ntiryitabwaho. Ishami ritabasha kwera imbuto rikurwaho. Haleluya. Ariko bakundwa, njya ngira ikintangaza, nuko no hanze muri ibi biti turebesha amaso, Yesu ashimwe cyane,
ugira utya wareba mu mashami y'ibiti ugasangamo agashami kari hagati y'ayandi karumye. Haleluya. Bene data, mureke twirinde tutazumira ku gishitsi kandi bigaragara yuko tugiteweho, kandi bigaragara yuko igishitsi tukiriho, kandi tubivuga, kandi tuvuga ubutumwa nk'uko tuvuga, kandi tubwiriza, cyangwa se tuba mu nsengero dusenga. Haleluya. Cyangwa se turi mu makorari turirimba, ariko ukabura ishami ryumiye ku giti, warumye nubwo bigaragara yuko uri ku gishitsi ariko warumye, ntabwo imbuto zigaragara. Haleluya. Biradukwiriye inshuti z'umusaraba kumenya yuko agaciro k'ishami ari imbuto iryo shami ryeze. Haleluya. Hari umuntu umwe twigeze kuba tuvugana, arambwira ati njya ntangazwa n'ikintu kimwe, yuko njya ndeba abantu bavuga ubutumwa. Twari dukwiye ku mukozi w'Imana umwe uherutse kwitaba Imana, yakurikiye ubutumwa bwe, ati nubwo yavugaga ariko za nyuguti zigaragaza uwapfuye zimuriho, nubwo bigaragara yuko akivuga ariko hari ikimenyetso cy'uko atakiriho. Bakundwa bene data, iyo tutakiriho haba hari ikimenyetso. Birashoboka yuko ushobora guhagarara uvuga ariko imbere y'Imana uriho ikimenyetso cy'uko utariho. Imana iturengere cyane, Yesu ahimbazwe cyane. Kuko nitutera imbuto, ikimenyetso cyo kuba tutariho kiba kituriho. Dushobora kuba tutakigaragaza imbere y'abantu, ariko imbere y'Imana isumba ijuru n'isi ikimenyetso kirahari. Biragaragara yuko tutariho, kuko ikigaragaza yuko turiho imbere y'Imana nuko twera imbuto. Haleluya. Nuko haba hari ikimbuto usoromwaho. Hari abakikugeraho bakaruhuka, hari abakikugeraho ubuhamya bwawe bukabakiza, ijambo babwiye rikaruhura imitima yabo, bakumva kuruhuka, bakumva kugubwa neza, kubera yuko bageze ku ishami rifite imbuto. Haleluya. Cyangwa iyo bahageze barongera ahubwo bakava naho bari bari. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro cyose. Kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ubwacu ubwawe. Haleluya. Ubwacu ntacyo tubasha gukora. Kabone nubwo waba umeze ute, kabone nubwo waba usute, ubwacu muri uru rugendo ntacyo tubasha gukora. Haleluya. Keretse icyo dushobojwe na Kristo wenyine. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Niba udafite ukongerera imbaraga, utacyometse ku gishitsi kugira ngo ucyongemwe amakakama, uhabwe imbaraga, hanyuma ushobore guhesha abandi umugisha, wowe ubwawe ntacyo washobora. Haleluya. Twese tubeshejweho n'igishitsi, turi amashami. Ariko natangariye Imana yuko hari abantu mba ndeba ngira ngo nkumva bo bahindutse barakomeye ni nk'ibishitsi, ariko icyantangaje nuko igishitsi ari kimwe gusa, twebwe turi amashami. Ngo rero twebwe ubwacu ntacyo twashobora gukora, ngo keretse tucyometse kuri cya gishitsi kugira ngo duhabwe imbaraga zo kugira icyo dushobora gukora. Imana yacu ihabwa icyubahiro bakundwa. Umuntu utaguma muri nge, umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye. Amera nka rya shami ryumye. Umuntu utaguma muri Kristo ni nka rya shami nababwiraga ryumira ku giti no kuri ibi biti tureba hanze aha ngaha. Ubu dusohotse hanze hari ukareba kuri biriya biti, wasanga hari amashami atoshye, hari ariho uturabyo, harasa neza biba biratoshye, hari n'akandi gahagitsemo hagati aho kiyumiye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uwo ni umuntu utaguma muri Kristo. Haleluya. Uwo ni umuntu utaguma muri Kristo, ameze nk'ishami ryumye kandi rikuma naryo rigaragara ko riri ku gishitsi. Hirya no hino haratoshye, hararabye uturabyo, harafite utubuto, ariko hagati harimo n'iryumye. Imana idufashe cyane kugira ngo twe kuba nk'amashami yumye.
maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Haleluya. Ngo nta kindi ayo mashami aba agikora ngo keretse kuyateranya. Barayafata bakayateranya bakayakura ku gishitsi akavaho, yarangiza ngo agatwikwa, kuko nta wundi mumaro aba akizeweho. Ntabwo yigeze amenya akamaro ko kuba ku gishitsi, nubwo byagaragaraga yuko ari ku gishitsi, ariko ibiyakoreramwo byatumye yuma. Haleluya. Bakundwa bene data, ndasaba Imana ngo idufashe kugira ngo tutumira ku gishitsi, kuko birashoboka yuko abantu bumira kuri iki gishitsi. Iyi mbuto zibuze haba hariho kuma, kandi ijambo ry'Imana ratubwiye ngo iyo kimaze kuma gikurwaho, ayo mashami arahanyurwa agakurwaho agatwarwa ahandi ngo agatwikwa, kuko niko gaciro k'ishami ryumye, ni ugutwikwa. Hanyuma agaciro k'ishami ryera imbuto ni ukwaganywaho amahagi. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro cyose. Yemwe nshuti z'umusaraba, biradukwiye kugira ngo tumenye agaciro kacu, ariko igituma tugira agaciro ntabwo ari uko tuvuga nk'uko mvuga, ntabwo ari uko tuvuga cyane cyangwa buhoro. Yesu ahimbazwe cyane. Ntabwo ari uko dukurikirwa n'abantu benshi cyangwa bake, ahubwo ni uko twera imbuto, yaba ari twebwe abavuga cyangwa ari mwebwe abakurikira. Agaciro kacu ni imbuto bakundwa. Haleluya. Yo, Imana itugirire neza, iduha imbaraga zo kwera imbuto mu izina ry'umwami wacu Yesu. Umurongo wa 7, nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka. Nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ariko impamvu ari iyi: nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Haleluya. Ntabwo ari ukwiyiriza ubusa cyane, ntabwo ari ukubwiriza cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Si ukuvugira ku maradiyo n'amateleviziyo no mu nsengero nini ntoya. Nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose. Imana y'abizera ihabwa icyubahiro cyose, muzagihabwa. Kuko Uwiteka Imana yacu niyo yabivuze, kandi Imana yacu ntibeshya, ni nyakuri. Haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo ubwo ari Yesu wabivuze nta kitazasohora. Ibyo yavugiye mu bahanuzi byose nta cyazasiga adakoze. Ibyo yahamirije mu ijambo ryaha nta cyazasiga adakoze, kuko we ni umunyakuri. Haleluya. Ni umunyakuri, ntabeshya, ntabwo azatubeshya. Yesu ahabwa icyubahiro cyose, kuko ibyo yavuganye natwe byose, ibyo atari yakora turabitegereje. Haleluya. Ibyo nibyo byubahisha data. Ibyo nibyo byubahisha data. Nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ngo kuko ibyo nibyo byubahisha Imana data. Haleluya. Ibyo nibyo bituma Imana yacu yubahwa, nuko tuyisaba ikaduha, igasohoza ibyo yasezeranye natwe, igasohoza ibyo yabwiye abizera. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Mwera imbuto kandi nyinshi. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Ikidukwiriye ni ukwera imbuto nyinshi, ngo ibyo nibyo bituma data yubahwa. Ese bakundwa,
urumva hari aho wisanga, hari aho wibona, hari aho wiyumva. Niba ntaho, gerageza gushaka aho wishyira. Yesu ashimwe cyane, kuko icyatumye twemerwa n'Uwiteka Imana y'Isiraheli ni ukugira ngo data yubahwe. Ibyo adukorera bikorera kugira ngo izina rye ryubahwe. Haleluya. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro yo kabyara. Uko data yankunze niko nanjye nabakunze. Nuko rero mugume mu rukundo rwanjye. Yo. Yesu ahabwa icyubahiro bakundwa. Uko data yankunze niko nanjye nabakunze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo hanyuma twigumire muri urwo rukundo, muri uko kubaho kw'Imana yacu, muri ubwo bwiza. Haleluya. Muri uko kugirirwa imbabazi, muri uko gusenga ugasubizwa, muri uko gutabaza ugatabarwa. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro bene data. Dufite umurengezi muri iyi si. Niba ari kubizi, niba ari kubyizera, niba ari ko wabyemeye, dufite umurengezi. Abizeye Kristo tugenda twemye, nta bwoba, nta mpagarara, nta ndagirane, nta biracitse, nta bihari. Haleluya. Kuko dufite umurengezi, dufite umutabazi. Ni umunyakuri. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nkuko nanjye nitondeye amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Amen. Imana yo mu ijuru ihimbazwe cyane. Bakundwa bene data, bakurikiye ijambo ry'Imana. Uku ni ukuri tubazaniye. Ushobora kuba wowe ubwawe usanzwe ukwifitiye, warayakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko ikitubesha aha njya mbabwira ibi uko nshobojwe na Kristo ngo tubera hano gutyazanya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi, ngo niko umuntu akaza undi. Haleluya. Iyo turi aha rero ntabwo ari uko ari twebwe twamenye ibintu byose, nuko tuhabereye kugira ngo dufashanye, dutyazanye, twibutsanye inkuru y'uru rugendo bene data. Haleluya. Kuko abagenzi hari uburyo bagenda. Ijambo ry'Imana atubwira ngo ntabwo we akitwita abagaragu, ngo turi inshuti ze, turi inshuti ze. Haleluya. Imana yo mu ijuru ihimbazwe cyane. Imana yacu ni nziza. Niyo mpamvu bidukwiriye guhagarara twemye, ukavuga Kristo uri mu mutima wawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Utagerageza gupfundikanya ibyo wumvanye abandi cyangwa se woya ibiri muri wowe. Njashima Imana yuko yamvuga kugira neza kw'Imana yanjye, nshingira ku by'Imana yankoreye. Kuko jye ubwanjye nabonye kugira neza kw'Imana, jye ubwanjye nabonye ukuboko kw'Imana, jye ubwanjye nabonye Kristo ndengera, naramubonye ntabara, naramubonye muhamagara aranyitaba. Haleluya. Akora ibyari ngombwa gukora byo namutabarije, nk'uko nawe yabigukoreye, cyangwa se n'umutabaza azabigukorera. Yesu ahimbazwe cyane. Ariko hari inzira binyuramo bakundwa. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hari inzira binyuramo, ntabwo ari ibintu ntabwo ari ibintu wapfa kugira cyangwa uhubuke ugenda ubigwemo. Oya, ntabwo ariko bimeze. Hari inzira tugomba kunyuramo kugira ngo duhure no kugira neza kw'Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Hari inzira. Yesu yaravuze ngo ni genzira, n'ukuri n'ubugingo, ngo nta uzajya kwa data atari umujyanye. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ese iyo nzira uracyayirimo mwene data? Iyo nzira uyirimo, uracyayigenderamo, uracyayinezererwamo? Haleluya.
cyangwa wagezemo uhura n'ibiguhungabanya, uhura n'ibigukanga, uhura n'ibigukamura, uhura n'ibikumariraho inkweto ku birenge, ushya ubwoba, uratinya, uravuga uti biracitse, uraruhuka. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Yesu ni inzira, nuyigumamo ibyo wahura nabyo byose. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ku nkombe y'uwo mugezi hari ibiti, ibibabi byabyo ni ibyomoro. Haleluya. ngo by'abakomerekeye muri urwo rugendo. Nta bwoba dufite, turi mu rugendo, turi kumwe na Yesu umwana w'intama w'Imana. Uwo ni intwari y'inyamaboko, uwo ni imbaraga z'abamwiringira, uwo ni umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Uwo twaramubonye mu bihe bitandukanye, twabonye ineza ye, twabonye imbaraga ze, twabonye ukuboko kwe, twabonye gukora kwe. Haleluya. Biturinda gucogora mu rugendo. Imyaka irashira indi irataha. Haleluya. Ntabwo ari uko tutahuraga n'ibitugora n'ibitunaniza, ahubwo twabonaga n'ibyomoro muri urwo rugendo. Ibikomere kaza kabyomora, tugasubizwamo imbaraga, tugakomera, tugakomeza. N'uyu munsi turacyakomeje. Yesu ahimbazwe cyane. Ndasaba Imana igira ubuntu n'imbabazi kugira ngo ibane namwe abakurikiye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana yavuga ngo uramenye, niwumva ijwi ry'Imana utinangira umutima. Yesu ahimbazwe cyane. Ahari hari ibyari bigukamuye, hari ibyari bikunanije, hari ibyari bigucogoje, hari ibyari biguciye intege, hari ibyari bikubwiye yuko ibintu bikomeye, hari ibyari bikweretse yuko ibintu bitagishoboka, ariko ndashaka kukubwira aya makuru ngo biracyashobokera abizera. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Biracyashobokera abizera. Kubizera birakomeza bigashoboka, birakomeza bikemera. Haleluya. Kuko twebwe twometse ku gishitsi. Haleluya. Ntabwo ishami rishobora guhura n'ikibazo kitabaje ku gishitsi. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Biradukwiye rero kugira ngo dukomerere kuri icyo gishitsi, ariko twibuke yuko akamaro k'ishami ari imbuto. Twera imbuto ngo kandi twere nyinshi. Icyubahiro ni cy'Imana isumba ijuru n'isi. Haleluya. Mukomere bene data, mukomere kandi mukomeze. Dukomeze twizere, dukomeze twihangane, dukomeze dusenge, dukomeze tuvuge kugira neza kw'Imana, kandi tuvuge ukuri. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nitumenye ukuri, ngo ukuri niko kuzatubatura. Haleluya. Dukomere, dukomeze, kandi dukomezanye ukuri. Twubatswe kuri rwa rutare, Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Uwo Petero yavuze ngo ibuye bubatsi banze ngo niryo ryari rikomeza imfuruka. Yo, Imana yo mu ijuru iturengere. Ariko bamaze no kuryanga ntibahagaritse inyubako, barakomeje, barakomeza barubaka. Ngo ariko ibuye rikomeza imfuruka bari baryanze. Bene data, dukomere kandi dukomeze, kuko birashoboka, kuko bishobokera abizera. Haleluya. Birashoboka. Imana yacu ihabwa icyubahiro, ngo kandi bishobokera abizera. Niba wizera gusa, iyo uhagarara kuri icyo, niba wizera komeza wizere, kuko birashoboka. Ntawe bishobokera keretse umuntu umwe gusa, bishobokera umuntu wizera. Haleluya. Ntabwo bishobokera abagabo ngo binanire abagore, ntibishobokera abagore ngo binanire abana babyaye. Oya, uwizera wese birashoboka, biremera, birakora. Haleluya. Ibihome bigasenyuka, imbaraga z'umwijima zigakubitwa hasi,
indwara zigakira, abadayimoni bagahunga, kubera yuko hari umuntu wizera. Yesu ahabwa icyubahiro. Bene data bakundwa, bakurikiranye ijambo ry'Imana, bakurikiye ubutumwa bwiza, inshuti za Kristo mukunda ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ndenda kubasubizamo imbaraga mbabwira ngo umuntu bishobokera n'umwe gusa, ni umuntu wizera, ni umuntu wagumye muri Kristo, kuko yatubwiye ngo mugume muri jye nanjye ngume muri mwe, amagambo yanjye naguma muri mwe. Haleluya. Ngo musabe icyo mushaka, ariko mwagumye mu rukundo rwa Kristo, kuko ngo nawe yaradukunze, yumviye bimutera komatana nawe, arimo kutubwira ngo natwe tumwumvire, ngo nitumwumvira natwe tuzomatana nawe. Haleluya. Umuti n'umwe bakundwa, ni ukumvira gusa. Haleluya. Nta bundi bushobozi. Iyi Mana itarebera abantu, Yesu we itagira hano iturebera, izere gusa mwene data, izere gusa, nicyo usabwa, nicyo kiguzi. Ariko iyo biza gusaba amafaranga twakabigize dute? Ko harimo abatayafite. Nanjye kanwa kavuga sinakahuye na Yesu umwuka byaramwe. Yesu ahimbazwe cyane. Iyo bisaba amashuri, iyo bisaba imbaraga zo wenda zo mu maboko zo gukoresha, hari abantu bari busigari. Iyo bisaba beza, abizobe cyangwa abirabura, abanini cyangwa abatoye, ariko biradusaba ikintu kimwe kandi gishobokera buri muntu wese. Yesu ahimbazwe cyane. Ikiguzi twashyiriweho nta rwitwazo ku muntu uwo ari we wese. Yesu ashimwe cyane. Ikiguzi ni kimwe gusa, emera Yesu umwizere nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Uzabona kugira neza, uzabona gukomera kwe, uzabona itsinzi. Haleluya. Uzabona ubwiza, uzuzura umwuka wera, nta mafaranga watanze. Cyubahiro ni Imana ya Isiraheli iri hejuru y'isi n'ijuru. Haleluya. Ndanezerewe bakundwa ko nongeye kugirirwa ubuntu nanone bwo kuvuga kugira neza kw'Imana yanjye. Umutima wanjye ufite umunezero yuko hari abantu bari bukurikirane ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana twahamagariwe, kandi umutima wanjye ujya unyurwa iyo mvuga gukomera kw'Imana yanjye nta kindi kintu nishingikirijeho. Haleluya. Nuko yanyemeye gusa, yaranyemeye adashingiye ko navutse mu muryango mwiza, yaranyemeye adashingiye yuko ndi umuntu runaka, yaranyemeye gusa. Haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndanezerewe rero kubw'urukundo rwa Kristo, kubwo kugira neza kwe, kubw'imbaraga ze. Ndasaba Imana igira ubuntu n'imbabazi ngo ukurikiranye ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Emera nawe womatane n'igishitsi. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo niwe muzabibu w'ukuri, ngo data ni nyirawuhingira, nta shami na rimwe. Ariko ako kantu kanyemeje, nta shami na rimwe rishobora kwera imbuto ubushobozi ritabukuye ku gishitsi. Yesu ashimwe cyane. Ngo kuko twebwe twese turi amashami. Haleluya. Abagabo ni amashami, abagore ni amashami, abana twabyaye ni amashami, abize ni amashami, abatize ni amashami, abafite amazu meza ni amashami, abagendera mu modoka meza. Haleluya. Kuri amashami twese. Cyubahiro ni Imana igira ubuntu n'imbabazi. Igishitsi ni kimwe gusa, ni intare y'umuryango wa Dawudi. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose yo kabyara. Ndanezerewe nshuti z'umusaraba, kuko twiringiye Imana ikomeye cyane, twiringiye Imana yo kwiringirwa. Njashima Imana ngo warakoze kwampaye guhitamo neza. Nahisemo neza kandi mpitamwo mu gihe cyiza, kuko imyaka y'ubusore bwanjye yose, haleluya, yarangiriye muri Kristo Yesu umwana w'intama w'Imana.
nakugeza amagingo ya ndacyakomeje kandi ndacyakomeye. Ndabakumbuza rero kwemera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kuko niwe gishitsi wenyine. Yesu ahimbazwe cyane. Nubwo wareba uri umuntu ukomeye, ni byiza yuko dukomera, turabikunda turanabyifuza, ariko ntabwo bituma tubigishitsi bakundwa. Oya, dukomeza turi amashami. Haleluya. Nubwo wareba warageze ahantu runaka, nubwo wabona ukurikirwa n'abantu inzovu, ariko uri ishami, ntabwo uri igishitsi mwene data. Ibuka yuko agaciro k'ishami ari imbuto. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Agaciro k'ishami ni imbuto, nta bundi bunini, nta bundi bugari, nta bundi bushobozi, nta kindi. Ni kimwe gusa, agaciro k'ishami ni imbuto. Haleluya. Ngo ritakwera imbuto rigahwanyurwaho, ngo hanyuma yera imbuto yo akaganywaho amahagi, ngo kugira ngo ashobore kwera neza. Reka rero twirwanire ishyaka twera imbuto. Haleluya. Ndanezerewe cyane. Shimye Imana igira ubuntu n'imbabazi yuko ishoboje kubona uyu mwanya. Amahoro ya Kristo Yesu abane namwe bakundwa bakurikiye ubutumwa bwiza. Imana igira neza bahumugisha. Ngiye gusenga. Buri muntu wese wiyumve muri iri sengesho, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yacu si Imana ya bugufi, ngo ahubwo ni Imana y'ahantu hose. Haleluya. Reka senge Yesu abagirire neza. Data gitare kisunzwe n'amahanga, Imana yuzuye kwera no gukiranuka, Imana yuzuye gukomera no guhambara, nguhaye icyubahiro nyaguhora ku ngoma, kubw'ubuntu watugiriye n'imbabazi zawe, kubw'urukundo dukunda. Nyemerera ukuboko kwawe mwami kubane natwe, uri Imana nziza. Ubane na bene data, inshuti zacu, inshuti z'umusaraba zikurikiranye ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Mu izina rya Yesu, iri jambo riherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza, risenye ibihome byari mu mitima yabo, rikubite hasi imbaraga z'umwijima, rikubite hasi imyuka y'abadayimoni, rikubite hasi imyuka y'indwara, rikubite hasi imyuka y'ibibarwanya, imyuka y'ibyabananizaga, ibyabacogozaga n'ibyabacaga intege. Ibyo byose bikubitwe hasi, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nitwomatana na Kristo Yesu dusabe icyo dushaka tuzagihabwa. Ngo ibyo nibyo byubahisha data. Ndasenze mu izina ry'umwami wacu Yesu, ngo buri mutima wa buri muntu wese wumvise ubutumwa bwiza womatane na Kristo, hanyuma basabe ibyo bashaka babone kugirirwa ubuntu n'imbabazi. Izina ry'Imana yacu niryubahwe, icyubahiro kibi cy'Imana data se umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze gitare kisunzwe n'amahanga, ubuntu n'imbabazi zawe bibane natwe none n'iteka. Urakoze byiringiro by'abakubaha mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Yesu abaha umugisha cyane. Telefoni ni 0787931019. ni Mugeni Sikofi ya Nyagatare. Imana y'Isiraheli ibaha umugisha kandi bagirire neza bakundwa.